Ni abanyamakuru bakunzwe cyane, aho bashimwa na benshi kubera umusanzu batanze kandi bakora mu buryo bugoranye, dore ko bakoze mu gihe cya analogue cyari cyakagezemo ikoranabuhanga nk'iririho ubu, ariko bakora uwo mwuga mu bwitange n'imvune nyinshi, ndetse no mu gihe igihugu cyari kivuye mu bihe bikomeye bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, aho rimwe na rimwe wasangaga bakora bahembwa ibyo kurya birimo akawunga, pate jaune, amashaza asatuye bitaga iminyegenyege, ibigori, amavuta y'ubuto, ariko ibyo ngibyo ntibibabuze gukorana ubushake ndetse n'ibyishimo mu kazi kabo ka buri munsi. Abanyamakuru bakunzwe n'abatari bake ku rwego rwo hejuru, kugeza n'ubwo bamwe mu bana bagiye bavuka muri icyo gihe bagiye bababitirira. Ndagusuje tubanye muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere tubanye, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro byacu bijye bikugeraho. Kandi niba dusanzwe tubana, ndagusaba gukora like, share na comment. Tugiye kubagezaho ikiganiro n'umubyeyi Dina nk'ibisanzwe. Ku mwanya wa mbere twabateguriye umunyamakuru Akimana Latifa. Akimana Latifa yatangiye umwuga w'itangazamakuru mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu kuri radiyo Rwanda. Uyu munyamakuru avuga ko gukunda itangazamakuru yabikuye ku mudepite wabaganirizaga ubwo yazaga kubasura ku ishuri, ababwira ibyiza by'itangazamakuru nuko yumva ararikunze. Amagambo yaragize ati: niga ku Kamonyi twasuye n'umudepite atuvuga ko yize gukora mu itangazamakuru, atubwira uburyo umwuga w'itangazamakuru ari mwiza, dusobanurira amahame y'itangazamakuru, harimo kwigisha, kumenyesha no gushimisha abantu. Icyo gihe turumva bijyanye n'uburezi nigaga. Akimana Latifa akirangiza amashuri yakoze ikizamini muri Orenfor, aragitsinda, baramufata agahita ajya mu itangazamakuru gutyo. Nuko akomeza atubwira ko icyatumye arirambamo ari uko yarikoze neza, ariko hano ubwitange ndetse no kurikunda, bityo akaba yakuyemo inyungu nyinshi zirimo n'ubukire. Akomeza atubwira ko atari ibyo gusa, ndetse abana benshi bavugaga muri icyo gihe babiteraga amazina ye. Muri urwo rwego twaganirije umukobwa w'inkumi witwa Akimana Latifa, atubwira impamvu bamwise ayo mazina n'icyatumye bayamwita. Mwiriwe neza? Yego, Witwa bande? nitwa Akimana Latifa. Mu rugo ni he? Urugo ni mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Kayenzi, akagari ka Mataba. Se ngo witwa Akimana Latifa, mu rugo baba barakubwiye impamvu baba bakwise Akimana Latifa? Yego, mu rugo barayimbwiye impamvu banyise Akimana Latifa, kuko ubwo navukaga hari umunyamakuru wakoraga kuri radiyo Rwanda witwaga Akimana Latifa, rero bakundaga uburyo avugamo amakuru. Rero nanjye kuko navutse avuga ayo makuru bahita banyiteza nyine Akimana Latifa kugira ngo nzavemo umuntu ukomeye nkawe. Murakoze cyane. Ku mwanya wa kabiri twategura umunyamakuru Sibomana cyangwa se Aimable Sibomana. Uyu musaza Maurice Sibomana ashimwa ndetse wabereye igitekerezo n'abatari bake kubwo umusanzu ukomeye yatanze mu itangazamakuru. Yakoze umwuga w'itangazamakuru mu myaka isaga 30, ko yatangiye ako kazi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu kuri radiyo Rwanda. Ubwo yarangizaga amashuri yisumbuye Isave, Maurice Sibomana atuye mu murenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi. Yakunzwe cyane mu ishami ry'amakuru, avuga ko uwo mwuga yatumye yurira indege inshuro zirenga 20 ajya mu mahanga. Maurice Sibomana yakoze amahugurwa y'itangazamakuru mu gihugu cy'Ubudage. Yavuye kuri radiyo Rwanda 2004, yerekeza kuri radiyo Izuba mu karere ka Ngoma, aho yayibereye umuyobozi. Uyu musaza nyuma y'ikiruhuko cy'izabukuru yagize ikibazo cy'uburwayi bwatumye aba paralise, aho bagendera mu igare ry'abafite ubumuga. Uyu musaza wakoze akazi ke neza ndetse akanagakora mu gihe gikomeye, dore ko yanakoze itangazamakuru mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Aherutse guhabwa igihembo cy'indashyikirwa nk'umunyamakuru w'ibihe byose yagenewe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ku bufatanye n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru bo mu Rwanda AEG. Ku mwanya wa gatatu twabategura umunyamakuru Solange Yanone. Solange Yanone ni umunyamakuru wakunzwe na benshi kuri radiyo Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri mu ishami ry'ibiganiro. Yanone avuga ko icyamukundisha itangazamakuru ari uko yakoze mu radiyo Rwanda, aho hari abanyamakuru bakoraga neza ibiganiro, bituma akorana inzozi zo kuzakora kuri iyo radiyo. Amata yaje kubyara amavuta, ko yisangaga amashuri yisumbuye yigishwa n'umuyobozi wa radiyo Rwanda. Yanone akirangiza amashuri yamusabye kwimenyereza umwuga kuri radiyo Rwanda, aremererwa. Icyo gihe nyuma y'amezi 6 ubona afite impano bamuha akazi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri. Solange Yanone wari umaze imyaka isaga 30 mu itangazamakuru, aho yakoreye radiyo Rwanda, Isango Star, Deutsche Welle, ndetse anaba umwe mu banyamuryango bakomeye b'umuryango ADECO ufite radiyo na televiziyo Izuba mu nshingano. Solange Yanone ubu ni umuyobozi w'ikigega cy'iterambere ry'abanyamakuru MDF, akaba afite n'ikigo gihugura abanyamakuru Afrimedia Limited.
Solange none akaba aherutse kugirirwa icyizere n'inama ya minisitiri yamugize umwe mu bagize inama njyanama y'umujyi wa Kigali. Ku mwanya wa kane twategura umunyamakuru Peacemaker Mbungiramihigo. Peacemaker Mbungiramihigo yatangiye itangazamakuru akorera Olenfort, yabaye RBA kuva mu 1993. Akaba n'umuhanga muri uwo mwuga, aho yari minujemo akaba n'umwarimu muri kaminuza zinyuranye mu ishami ry'itangazamakuru. Peacemaker yakoreye Radio Rwanda, aba umuyobozi wa gahunda za Radio Mariya Rwanda, aba n'umuyobozi wa gahunda ndetse n'ibiganiro kuri Radio Huguka. Kuva muri 2013 yabaye umuyobozi w'inama nkuru y'itangazamakuru Media High Council. Aho icyo kigo cyaseshwe muri 2021, inama y'abaminisitiri mugira umuyobozi muri Minaloc ushinzwe politiki igenga itangazamakuru. Ku mwanya wa kane hariho umunyamakuru Sibomana Atanazi. Sibomana Atanazi benshi bakunda kwita umwami w'igitaramo. Umwuga w'itangazamakuru nk'inyito y'icyubahiro yahawe kubera akazi gakomeye yakoze mu kugarura igitaramo nyarwanda kuri radio. Sibomana Atanazi yatangiye akazi kuri Radio Rwanda mu 1994 mu biganiro. Mu 1995 gatangira igitaramo. Aho batangiye kumwumva muri iyo myaka bakimwirahira mu buhanga bwamuranze kuri gahunda y'Igitaramo Nyarwanda. Sibomana Atanazi umwe mu bataramye bubakira ku muco gakondo. Ibyo bikamworohera kubera indi mpano yifitemo yo gukirigita inanga ya Kinyarwanda no guhanga indirimbo zijyanye n'umuco. Uretse gukirigita inanga, Sibomana avuga ko azi gucuranga ibikoresho by'umuziki gakondo birenga 10. Muri byo harimo iningiri, ikembe, umuduri, gitari n'ibindi. Sibomana kandi yakunzwe mu nanga ze zirimo Nyirakazi-hamagarira, umugani w'impaca, kwifata biragoye n'izindi. Sibomana Atanazi yavuye kuri Radio Rwanda ajya kuri Contact FM, aho yakomereje igitaramo nyuma ava mu mwuga w'itangazamakuru ajya kwikorera. Aho yagugarutsemo muri 2022 gukora ibiganiro bitandukanye kuri Radio Izuba. Kuri ubu Sibomana Atanazi akomeje gahunda yo gushyigikira abagirigitananga bo hambere, aho akomeje kubasura mu cyaro bagakora n'ibiganiro bijyanye n'ubuhanzi bwabo bahita kuri channel ya YouTube. Sibomana Atanazi avuga ko amaze kumva abantu barenga 100 bitwa amazina ye yombi Sibomana Atanazi. Avuga ko gukora neza ari byiza, iyo wakoze neza barakwiyitirira, wakora nabi bagatinya kukwiyitirira. Ni muri urwo rwego twaganiriye n'umusaza Karemera Charles wo mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Gisagara, murenge wa Kibirizi. Aduha ubuhamya ku mpamvu nawe yatumye yita umwana we w'imfura Sibomana Atanazi. Nitwa Karemera Charles, ntuye hano nsanze mu karere ka Gisagara, murenge wa Kibirizi. Nibyo koko imfura yanjye nayise Sibomana Atanazi. Sibomana Atanazi ni umugabo wagize ibigwi bitangaje cyane. Twebwe mu kubyiruka kwacu yaragezweho ku rwego rwo hejuru. Yagiraga igitaramo cyiza cyane. Ndamwibuka nko mu nanga yagiraga yitwa ngo ikimama, yitwa ngo iki, hari nanga yagiraga ndayibagiwe, ariko kubera kumukunda byatumye mvuga ko imfura yanjye ngomba kuyita Sibomana Atanazi. Niko byagenze, namwise Sibomana Atanazi. Yavutse muri 1998. Muri 1998 Sibomana Atanazi igitaramo cye cyari gikunzwe rwose. Cyakora nabigiriyemo umugisha, umwana wanjye kubera kugenda mutoza mubwira ntuzabe nka Sibomana, uzabe nka Sibomana. Nubwo wenda atabaye umunyamakuru ariko yabayemo umucuranzi, acurangira amakorari menshi atandukanye iyo ngiyi Kigali. Murakoze. Ku mwanya wa gatandatu twabateguriye umunyamakuru Ntamahanga Ninge Emmanuel. Ntamahanga Ninge Emmanuel umwe mu banyamakuru bamenyekanye cyane mu yahoze ari Olenfort, yabaye RBA. Aho yinjiye muri icyo kigo tariki ya 15 Nzeri mu 1995, atangira mu ishami ryandika. Ntamahanga Ninge avuga ko yatangiye kwinjira mu itangazamakuru nk'umusomyi w'umwanditsi mu mwaka wa 1984, aho yandikaga inkuru mu mvana kinyamateka zirimo izikebura abayobozi yabonaga barangwa n'ivangura. Kubw'ubuhanga bw'anyakazi ke, kimara kubona akazi mu mvaho nshya, mezi 6 gusa yazamuwe mu ntera agirwa umuyobozi uhagarariye Olenfort mu ishami ry'Umutara. Perefegitura yari imaze gushingwa, nyuma ajyanwa ku Gikongoro, agarurwa kuri Radio Rwanda mu makuru.
aho inyuma y'amezi 5 yajyanwe mu ishami ry'ubucuruzi, nyuma ajya guhagararira Orinfor ku Kibuye, aho yavuye muri 2006. Nyuma Ninge yavuye muri Orinfor ajya gukora Radio DC, gito yahamaze ajya muri New Times muri 2007, akorera ikinyamakuru cyayo cyari kimaze gushingwa cyitwa Izuba Rirarashe, aho muri 2012 yahagaritse itangazamakuru ajya kwikorera, bakaba atuye mu karere ka Gasabo. Ku mwanya wa 7 twateguriye umunyamakuru Karegeya Isaie. Karegeya Isaie ni umwe mu batangiye akazi muri Radio Rwanda na Televiziyo y'u Rwanda kuva muri Mutarama mu mwaka w'1995, aho yakoreraga mu ishami ry'ibiganiro. Ni umunyamakuru wari uzwiho gukora neza ibiganiro byakunzwe kuri Radio Rwanda, birimo Radio Iwacu, Utuntu n'Utundi, Twegerane n'ibindi. Karegeya Isaie kugeza ubu ari mu igororero rya Mpanga mu karere ka Nyanza, nyuma y'uko hamwe n'ibyaha byo kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri mwaka w'1994, akaba yarakatiwe igifungo cy'imyaka 25 n'urukiko rwa Gacaca rwa Nyagisenyi mu bihe by'imanza za Gacaca. Ku mwanya wa 8 twategura umunyamakuru Nzamukosha Hadija. Nzamukosha Hadija umwe mu bakoreye Radio Rwanda igihe kirekire, aho yavuye kuri iyo radio muri 2006 ajya kuri Radio Amazing Grace, asoreza umwuga w'ibitangazamakuru kuri Radio Huguka ikorera i Muhanga. Ikiganiro naha tugisoreje, gusa urutonde rwawe rurerure, abaruvuga rwose muri iki kiganiro, ubaye hari uwo wakunze tutavuze, watwandigira muri comment tukazamukugezaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Ndabakunda, Imana ibarinde.